Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Cyprien abakiri wamenyekanye nka Djihad yarazanzwe kurikirana ibyaha bitandatu birimo ibirego byohereje ubushinjacyaha ndetse kandi ikaba bigikorwaho iperereza. Iminsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho y'umuhanzi YAMPANO ubwo yateraga akabariro n'umukunzi we ahamya ko yari umugore we. Kuri uyu munsi Dr Murangira Bithieri umuvugizi wa RIB yatangaje yuko na YAMPANO nareba n'abazakurikirana kuri ngo baracyakora iperereza ngo barebe koko niba nta ruhare. Reka turebere hamwe ibyaha uyu nguyu Djihad aregwa ndetse kandi nuko bizagenda kuri YAMPANO nibigaragara ko yabigizemo uruhare. Iyi ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira ngo utazajya ucika umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho. Jye nitwa Fred Riz. Mu bakurikiranweho ibyaha byo gukwirakwiza amashusho y'YAMPANO harimo Cyprien abakiri wamenyekanye nka Djihad na Kwizera Nesta ukunda kwiyita Papi Nesta batoye muri yombi bahita banaregerwa urukiko. Dosiye ya Djihad yahise ijyanwa mu bushinjacyaha umunsi umwe nyuma yo gutabwa muri yombi kuko yari inyongera kandi hakaba hari n'abandi bari bakurikiranwe icyaha nk'icyo muri dosiye ye. Kuva tariki ya 18 Werurwe 2022 kugeza tariki ya 9 Ugushyingo 2025 Djihad yari yararezwe ibyaha bigera ku 9. Icyakora umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bithieri yavuze ko ubwo babisesenguraga basanze bitandatu ari byo byajya mu butabera mu gihe bitatu byari ibibazo mborezamubano. Dr Murangira Bithieri yavuze ko yagerageje kugira inama Djihad inshuro nyinshi ariko ibyo baganiraga bisigagaho bahuriraga. Mu magambo yagize ati maze kubona ibyo bintu byose twaraganiriye mubwiye ko nubwo afite izina riremereye ritarusha amategeko naramubwiye nti ngwino muri Showbiz ukora amafaranga ariko mwandikira ibintu akwiye kwirinda. Gusa byose yabisigaga aho ngaho kandi buriya ni umuntu duhura kenshi mu mahugurwa y'abanyamakuru rero abikora bizi. Ibirego bitandatu Djihad yarezwe bihuriye ku kuba ari ugutangaza amakuru y'ibihuha, gusakaza amakuru y'urukozasoni cyangwa gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni. Bimwe muri ibi bikaba byarashyikirijwe ubushinjacyaha mu gihe ibindi bigikorwa iperereza. Ku rundi ruhande kandi yatangaje ko ari gukorwa iperereza kuko harebwa niba YAMPANO yaba yaragize uruhare mu isakazo ry'amashusho ye n'umukunzi batera akabariro. Yabitangaje nanone kuri uyu munsi n'undi muri icyo kiganiro aho yavuze ko bakimara kubona amashusho ya YAMPANO n'umukunzi batera akabariro batekereje ko hari ibindi bintu yaba akoresha byatumye yifata ari amashusho kuko ubundi si iby'i Rwanda kandi biteye n'isoni. Mu magambo yagize ati biteye isoni ni amahano pe, hari n'igihe ubura n'uburyo wavuga ku bintu nka biriya nk'ubugenzacyaha tukiyabona twabanje gukeka kuri aya musore ashobora kuba afite ikibazo. Akomeza agira ati ikibazo mvuga cyo kuba hari ibindi bintu bishobora kuba biri kumukoresha kubera ko ntabwo yaba ari kwikoresha kuko biragoye kwiyumvisha ukuntu umuntu yifata amafoto ari muri biriya bintu akifata amashusho nk'ariya n'iminota ingana kuri. Impamvu tuvuga ko ari skandal waravuga ati twari twabyumvikanyeho. Nibyo mushobora kuba mwabyumvikanyeho, hari ibyo mwashaka kuba mwibutsa ariko sinzi ibyo mwamwibutsa ngo nibiki, ariko mu by'ukuri ni bya bindi abantu bakuru bavuga ngo si iby'i Rwanda rwose. Biriya bintu ntabwo ari iby'i Rwanda. Kugeza ubu abantu 5 bamaze gutabwa muri yombi bakurikiranweho gusakaza amashusho ya YAMPANO ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bibajije impamvu we YAMPANO atigeze akurikiranwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bithieri yasobanuye ko RIB ikurikiza itegeko riri ntabwo ikurikiza itegeko uko ryagombye kuba rimeze bishingiye ku byo abaturage bavuga. Yavuze ko mu ngingo ya 34 y'itegeko riteganya gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga ivuga ko gushyira amashusho ahagaragara yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Murangira ahita avuga ati ntabwo itegeko rivuga kwifata amashusho, ubwo rero ryakurikijwe uko riri. No kuvuga ngo kugira ngo ubyumve neza, itegeko rivuga yuko uwasakaje amashusho ari uhanwa, ntabwo uwafashe amashusho we arebwa n'iri tegeko. Yavuze ko kuba YAMPANO yahanwa biri gukorwa iperereza kandi bizagaragazwa mu gihe kiri imbere. Ati kumva ko YAMPANO yahanwa biracyakorwa iperereza niba ari uruhare yaba yaragize mu kuba yari amashusho yaragiye hanze. Mu gihe bizagaragara ko ari uruhare yagize rwo kuba aya mashusho yaba yaragiye hanze, we n'uwo bari kumwe bazakurikirana. Ariko kugeza ubu ngubu turi gukurikiza itegeko uko riri ndetse n'uko ryanditse. Muri aka kanya ukurikije itegeko icyo rivuga, YAMPANO nta cyaha ashinjwa ndetse nta n'icyaha kimuhama. Ariko kandi nanone barakora iperereza barebe niba nta bindi bintu byamukoreshaga. Iyi ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira ngo utazajya ucika umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Jye nitwa Fred Riz.